amayinite yararimo ndago ndagikuyera mu kiziba ndakibwira ati rero urakirurenda sengisa ndasunikiriza gatatu noreka kene kwa 30 se numuri niki sinda ndikoragira gusa ogira ndakurira stika ndakumanika nubwira ko amafaranga umutipe twavuganye none yagiyeho mbere none akunyataka ngo nanjye ngo nishure kandi ngiye nta bipye mbese nasanze n'indege zagaragara wifitiye mbaguruka nasanze baraka zashize nimba wabipye bakagufata ntuzi ko amayinite agenda iki kintu rero wagira kirasara agenda ari make ariko akagenda shaka ibyo ni iki ndasarute wo iki kintu byo cyanangoye rate cyari kinari isugi kinarangora gisogije kuru ni magana kabona ko mugenzi wawe yamuhangahe umutipe rero ne 30 akwiye kuyishura inde yo mu gisenyi sirenza kamera nka 30 inde mu gisenyi bagura 30 ni sengisa mu gisenyi bishyura ngahe ni sengisa kuki utagiye ushaka iyindi ubundi kutananga buri ubundi sisenge ugomba sirandi kujya imisigi wari uri ndi kujya imisigi none imisigi wakishura meshi none so urashaka kwishyura ngahe byibura ntago twakishura nk'umuntu wari imisigi wumvikanye nande ubona kuzi cyane wumvikanye sengisa zifata ibyo 30 ndekeze no wagenda utanga ubuzima bwawe ngo baguhe sengisa ubuzima babutwaye si icy'ubutakasi si yanagisigaranye si nicyo najyanye nigeze ngijyana ku mutwe Yes, nonge kwikaze bakunzi ba Noah 25 ni Svenil Smart Boy mu bana umunsi ku munsi n'uyu munsi none nigarukiye mu makaritsiye n'ubundi mu minsi ishize naje kuza mu muribuka inda twizo gusanga iri kuniga umugabo bapfa yuko ari kumuha 1000 kandi bavuganye 50 ubwo yanamufatiraga inkweto kuri no nshuro none namaze kumenya ko hari amabara yahabereye yuko ngo haro yatanye n'abagabo babiri bose bagasambana bikaza kurangira ari induru reka iyo nkuru tugenda tuyikurikirane mumenye ko byatangiye mumenye nuko bimeze cyangwa mumenye nuko bihagaze muri aka kanya buri muntu wese aho wabuherereye uri kumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa udukurikirana umunsi ku munsi turagushimiye cyane kandi by'umwihariko ku muntu wamaze gukanda subscribe warakoze cyane kandi Imana ikomeze kumere umugisha mufite n'uburenganzira bwo kuguha igitekerezo mukajya muri comment ukatubwira uko ibi bintu mubibona ese twakosora iki twakongera iki byose mugomba kuba mwagira gute mwabitubwira bafite ubukwe mushobora kuduha ibiraka tukabakamerera cyangwa se tukaza gufata ubukwe bwanyu amafoto amavideo ku giciro cyiza kuri 078 92 7 385 uraduhamagara ukatuvugisha ubundi ibintu byose bikagenda neza yego cyane we promotions wamamaza vuga numero yawe kameramana na cyangwa promotion aguhubukwe ngufite ibiraka byinshi hari ahantu hari abantu benshi amaye nabaronoroye umushike bita kabenzi kakiri kabisi na kabenzi kakiri kabisi yukareba ubona nta kintu mwavugana ariko uzareba iyo kageze gute papa iyo bamashwe gatunganya abantu bakarwaniramo so tugarutse ku nkuru yatuzinduye kuri aka kanya rero nandi kubabwira ko bari bamaze kumbwira ko byakomeye ibintu ari induru ibintu bitoroshye cyane ari nayo mpamvu nanjye navuze nereka nzembe nabikurikirana kandi buri kimwe cyose mbe nagenda nyibereka katugendane tubikurikirane tumenye ese byatangiye gute byagenze gute ese nyamukuru bapfuye iki ese niki batari kumvikana ese ni gute umukobwa umwe cyangwa se indangamirwa imwe yararana n'abagabo babiri ni ibintu bitoroshye ni ibintu ntari kumva ariko byose nkaba ngiye kugenda kubikurikirana kugira ngo tube twabasha kumenya iko byagenze n'icyabiteye abantu ni benshi n'ubu barakiyongera buri munota abantu bari kuza bahurura bareba ese byagenze gute nanjye rero niyo mpamvu ngiye kwita ngenda nta no gukuraho kamera nta no kukatinga nta no kuhisha mikoro hano ho ndagenda nisanzuye cyane kuko ibyo bahimo byo ngomba kubibereka mubwire kinabike jewe udusegonda tubiri ngiye n'ishuri sitike yanduituritse nakumanika sister komana uri kubakanyaga byagenze gute mubwire wewe tipe ngiye twumvikanye ka amezi 30 none kuzana mu yungu ni yungu yavuye simbizi izo bipe zanyu mwateye ngenda zi bipe mwabipe iki kintu ndabagisaragara ndagurage sengisa amayinite yararimo
ndawe iki ndagikuyera mu kiziba ndakibwira ati rero urakirurenda sengisa ndasunikiriza gatatu none kene kwa 30 se numuri niki sinda ndiko uragira gusa ogira ndakurira stika ndakumanika mubwira ko amafaranga uyu umutipe twavuganye none yagiyeho mbere none kunyataka ngo nanjye ngo nishure kandi ngiye nta bipye mbese nasanze n'indege zagaragara wifitiye mbaguruka nasanze imbaraga zashize nimba wabipye bakagufata ntuzi ko amayinite agenda iki kintu rero wagira kirasara agenda ari make ariko akagenda shaka ibyo n'iki ndasarute wowe iki kintu n'ubyo cyanangoye rate cyari kinari isugi kinarangora isugi dekuru wamenyereye abameze gutya sugi ndawe twumvikanye mwa mwavuganye ngiye nta bipye ibihumbi 30 namukabo yiwego yahabipye bantu bacu nako baragabyura nta kibereye ariko byo bakunze bacu bityo bura rero none se cyo mutari kumvikana niki kujya twe twanabafasha tumenye ukuntu ibintu byifashe ikintu cyari kumvikana rata ngiye umukobwa namwemereye sengisa ko ndakora amaturo abiri mu maturo abiri rero ari kumbyasamo ibihumbi 30 ese ibyo bihumbi 30 nimba yari yumvikanye nanjye uyu nguyu nge urukumva turaziranye uyu nguyu turaziranye twari turi kumwe umwe sinzi ngo njyana nakoze nagangana uti kuko najyaga aho ngapfa uyu nguyu akajyaho ariko ninjye wabanjije mbere urukumva yuko nabyana umugongo wabonye sister cyangwa nabarindwi we nari twebikuriye ku mukeka kumvikanye 30 ari babiri se cyangwa umwe twumvikanye 30 ari umwe none haza undi wowe umushari menshi azana umuntu uri bumufashe kwishyura nawe uramworohereza uramubwira ati naribe nawe nazagire akubona amafaranga ndekuzagine haje kipe ndekuzanye n'umugore wanjye dasanga urukungura gano mapandaro umugore wawe se wagiye kucyaka usize kubera iri zuba nagura izabasiga amahoro ubusanzwe ngoraga ikiyede muri Kongo nje nimba nagiwe tukumvikana kuri sengisa numvishe yuko ni se wa kabiri sibyo ra mugihe nivure kwikorera ikiyede cyanjye muri Kongo ndavuga ati akira zino sengisa ndasunikirizamo kabiri turemeranya gusunikiriza no kugira gute gusunikiriza mubwire sha ndagaro waruri shade kubomora yabomoye nani ururimi muvuge na ruri kongora cyane niyo mpamvu byinshi nabyumva ngo wari uri gusunikiriza sha mubwire sha nje wako ari kundera n'umujinya buriye ntabwo urasoma ndacyaremerewe niyo mpamvu mbona wa mugani ndekuza dore n'ishati yanjye yayiziritse n'ishati yanjye yayiziritse cyo utabaretse ngo basoze wenda bakwicire banasoze nase ko batangiye gushwana nanjye nyine namaje y'ababyeyi bamafaranga iki nicyo cyakuza amasana nicyo cyanandindije iki gitipe nicyo cyabanjije mbere nge nasanze uburyo cyabumazemo nge ugomba se ndi kujya imisigi wari uri ndi kujya imisigi none imisigi wakishura menshi none so urashaka kwishyura ngahe byibura ntabwo twakwishyura nk'umuntu wari yimize abagabo mwigera uri muri bwishyura ngahe hape ngende kumva ni 500 ubundi ngenda mu bundi ni 500 ukabona ko mugenzi wawe yamuhangahe uyu mutipe one 30 akwiye kuyishura inde yo mu Gisenyi sirenza kamere nka 30 inde mu Gisenyi baguraga 30 ni sengisa mu Gisenyi bishyura ngahe ni sengisa kuko utagiye gushaka iyindi ubundi kutanangaburi ubundi sengisa ukanangaburira wabihashe sengisa ngabara kugaburira sengisa muvuga ni inote ya sengisa cyangwa ni inoti ni zinoti president Njashe yazanye ni izi ngizi nizo sengisa bana agahama kana kugaburira nawe umbwire ahubwo se aho nago mutakajyana vaho nese ubwo birarangira gute ko mutari kumvikana yaje ntago namureba rero mwabagabo mwingu ndamukubita simbi babwiye umugore birabe ibibazo muri iki gihugu nje gufunga nushaka ushaka uyu muntu nakabaraga pe use wa mugani kujya mwajya murifatira abantu bose kubera kutari gufata uyu wumvikanye nande wumvikanye sengisa zifata ibyo 30 ndekeze no wagenda utanga ubuzima bwawe ngo baguhe sengisa ubuzima babutwaye si icy'ubutaka si yanagisigaranye si nicyo najyanye nigeze ngijyana ku mutwe ni icy'ubutaka nyine ni umutungo udahomba ngo si njye ari kundenganya yagombaga no kuguhera ubuntu wamubwira yagombaga no kubahera ubuntu ubundi wapfunze ndekera ubundi sigisigaranye n'ibintu muvuga simba mbyumva byinshi simba nanabyumva ngo yagize gute ngo yasinze ndekera yapfa zindekera
yapfa zindekera zino sengisa zanjye yapfa zikurekera yapfa zindekera n'ubundi yanagoranye okay rica bishatse kwa ngo nakurekera ari amafaranga nagandekere nyine kuko ave no kugora amafaranga ganjye nagandekere agakiza amafaranga ganjye ni sengisa mwangiza mwabagabo mwangiza umugore wawe azadukira niwe azanye nayo mafaranga iki umugore wanjye niwe akubwiye hejuru mwabantu mwirana aramukandeye n'ugwara kanyana ko rero we namureka mbafashe basi mwumvikanye mba mwabwe 30 mwishaka mu 15 7,500 ubundi mubyumvikane mugende mureke kwiteza abantu guke uyu mutipe n'urishura meje bitewe nuko ari wabyombe je ndishura make kuko ubundi busanzwe yagize uti yangoye kuko ntanisugi yangoye akisugi ikora umwuga w'uburayibaho isugi uvuga cyangwa bitewe n'abuhura nabo mwabagabo mwe rero reka mbabwize ukuri aramuka ndeye ugwara kanyanduza virusi turabira iyo virusi naho urayifite ndetse umuntu yarwaye virusi ayikura akiri isugi mbiswe sha ntago nakurekura ibintu bitajya no gufata na prudence kwa muganga ndagara ubuntu twigendere sha harabashite ndari abaje ntago nakurekura mwabagabo mwe ikintu kitari kureba n'abanyamakuru njyewe ndabashyira hanze dangiye nta mikino ngira ikintu kitari kureba n'abanyamakuru bari gufatwa n'abantu bari kutunyuza no kuri televiziyo kino kigore kirumva guys kari bari kutunyuza kuri televiziyo kino kintu nacyo rero n'abagabo mwe ntago nabyemera umugabo muzima utari umugore ujya gushaka nibashaka ibijya imbere y'amazi iki kintu burangiye mwabona ngikubise umuteguro mwabagabo mwe nkubita ndekuza wandikuza ngigendera nakurekura nushaka nkubite nkugweho ndana amafaranga ganye ndago gupfa ubusape kuri kw'Imana kumvikana kwiteza bano abantu bose bangana gutya nimba ari ukugabanya mukagabanya ariko bikarangira neza bikagabana sibyo nimba ndikwemera kumereza senga isanda zimuha sibyo ibintu bigende masengisa zimaze iki muri iki gihe ibintu rero sisenga ishobondi njye nibyo nyina nagora nabishora ngene nita ndagotangiye kwitaho ndetse wowe uragenda utakemo ibintu kubera iki wowe kubirukanka udakemo ndetse uramusiga mu rugamba kuko we yakoze cyane kuko ngiye ngomba kwigendera cyane mbiswa none ngo mubyanze gute man sisangisa ndi kuyereza sindaye indaye igisenyereza gasenyisa niyi ahita natugaburira ahubwo sister ngani koraga ikiyende muri Kongo ni koraga ikiyende muri sister akoma ntago ibyo biba bikwiye turayikora se kubera iki simwe mwakoze amakosa yuko barenga ndakurahiye sister asa kuburi gihura n'imbogo ari uwawe ndi wabushize ari nabo none bana senyisa urazibuze wambira gwaye igihumbi agura yari umusirimu none abandi bagoye senyisa ari 2,500 ni imyaka gusa nyine ubu ngo cyahombye kuri uyu munsi ngo kirabona abandi bakamera abandi se baravaye ko twagendera y'abanyamakuru abagora bo nago babo ndabakura ese byagiye mu itangazamakuru ako ngiye mba mbona unitonda ahubwo bikanungura kuba warisanze mu mwuga nk'uyu kubera iki ari igihe ubuzima bugucanga bikarangira wisanze aho utashakaga yego ubundi rero ese buriya abagabo barubazi kujya ufite ahantu hano uzababariza mwahuye biraho uri umwe nyine nari muzi undi niwe natarinze umwe uramuzi hanyuma buri ukuyeho cyangwa wenda bazigarura bimeze bite niba tugaburira mu nzira tuzongera dufatanemo muzafatanamo mure mu muhanda wabishyuza nabishyuza ese ubundi reka ikintu cy'ubuntu kikibaho ijoro rimwe ndabarangaye sister bifashe cyangwa umugabo umucira amafaranga bitewe n'uko wamubonye oya biterwa n'umwanya nyine murafata muvugana bitewe n'umwanya hanyuma nyine wenda duhuye zino saha turi burarane ugenda nk'izi saha ubwo umugabo yaguhangaye yama 50 nyine yenda ndi kubona yafite namuca 50 yaba atayafite urugero nka cameraman wanjye wamucangahe buriya yaba atayafite oya ngura mu cameraman bitewe kuri kumubona uriya ni umusitari na yamuca pe senkani
hanyuma nkura mu bihungu uriya umuturanyi wahuruye uriya we ni kimwe na bariya bancitse ubwo ni 3 kandi nabyo nubibone bakunzi bantu batutse rero katubana n'ubutaha ibyo nabona igisenyi byo ntago byoroshye ariko buri kimwe cyose muri no minsi ndababwenge inkuru ndazibahera ku gihe kandi mugende mumenya ibigende bibera ahantu hatandukanye nawe ahantu herereye ubona ari inkuru yabere cyangwa ubona ko biri ngombwa ko mbigeza ku bantu bankuri cyane nyandikira kuri 078 927 1 3 8 5 bye bye.